umubiri we nubwo wari ufite intege nkeya yarihanganye aradukiza, mu rubanza rwacu ntabwo yatwihakanye, ndetse no mu mafuti yacu ngo yemeye guhagarana natwe. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Nshuti yanjye, Yesu arashaka kuguha imbabazi muri iri jambo rikomeye. Luka yandika yaravuze ngo nuko bageze ahitwa i Nyabihanga bamubambanaho n'abagome, umwe iburyo n'undi ibumoso. Ngo Yesu ararangurura aravuga ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Iryo jambo Yesu arashaka kurivuga ku byaha byawe, abwira Imana yuko utaruzi icyo ukora, ariyo mpamvu ashaka ko Imana ikubabarira. Ni uruhare rwawe kwakira izo mbabazi, Imana ikakubabarira. Fata umwanya wiyunge n'Imana muri iyi minsi ya Pasika, nawe witwa umuntu mushya, witwa icyaremwe gishya, Imana ikugire neza. Yesu aguhe umugisha. Amen.